wibye telefone ngo neza pe barahapfuka. Yanimve ngo ni telefone n'amafaranga 2000. Ibihumbi 7. Nyiri telefone baramuga ngo namuhe telefone amafaranga yagumane umugore ngo arabyanga. Ubwo byanze rero umugabo baramubwira ngo ndigendeye. Ngo afatira moto ngo ahangaha n'abatuyemo ahangaha babivugaga ngo arigendera. Bavuga ngo uko ndagenda ngamara umwanya ibiri bukube urabibona. Mu kugenda ubwo rero kuko agenda arenga ngo igitsina kigenda kibyimba uyu munsi ngo ni wa gatatu atanyatanyara. Uyu muntu si we uje gushaka murebe neza mwitegereze ni guca yari yambaye mwitegereze neza imvura yose yamunyagiye mwitegereze neza uyu niwe uyu niwe amafaranga nago gari hano sindi kuyareba si n'amafaranga garahari dore ngaya amafaranga gawe rwose niko rwose. Kamera zacu zageze mu irimbi turi kubereka umuntu wagize gutya agakora amakosa ni ba bantu bakora wa mwuga wo kwicuruza yaragize gutya atwara ifaranga ry'uyu mugabo nuko twabanjirije kari agace kuko byagenze ariko ubundi byahereye hano n'ubwo byatangiye uyu mugabo mureba wicaye mu nguni w'ingofero amafaranga ye ngo yarasigaye mu kabari umuntu agize gutya ngo agiye kwiyeranja umuntu amutwara ibiceri bye arangije azindukira kuri uyu musaza ndetse n'umuhungu we aza kubabaza ukuntu ngo miliyoni ze zigera muri 2 ziri bugaruke. Turabanza tubaganirize kwanza uko mbisobanuye nuvuga ngo twabanje kubereka agace k'ibyabereye mu irimbi ariko naha byari byahereye. Turabasuje kwanza. Yego muraho taza hano muze muraho muraho amakuru ni meza. Muze amatwi ye ntabwo yumva neza niyo mpamvu anyifashisha kandi yampaye imbaraga zo kuja ndamufasha muri aka kazi ko kuvura no kugaruza ibyibwe. Numvise kumuvugisha ari ukuvuga cyane urihangana ubwo niwe tuza kubaza ibintu byinshi ubundi mukora mute muri bantu ki? Twebwe turabavuzi gakondo ibyangombwa nanjye cyangombwa cyanjye ndagifite kuko ndi umuvuzi gakondo. Ubwo wowe na muzehe umuvuzi ninde? Twembi muzehe yampaye ubushobozi no umuvuzi ariko nanjye kubw'amahugurwa nagiyemo nanjye ndi umuvuzi basanze mfite ubushobozi bwo kuvura gakondo. Muvura iki rero tutaragera kuri story y'uyu mugabo ubundi muvura iki? Tuvura indwara nyinshi. Iya mbere tugaruriza abantu ibyibwe. Tuvura uburozi ubwari bwo bwose hari ibihato bifata mu kaguru ibitambikano. Tuvura n'indwara zimwe zivurirwa kwa muganga nk'imitwe zidakira impyiko n'imitima ndetse n'umwijima nawo dushobora kuwuvura. Umwijima komera kuvurirwa kwa muganga wa kizungura? Umwijima natwe tugira imiti ya kinyarwanda iwuvura ugakira ndetse n'ibihato nkawe waje kano kanya nabigutereza ndetse nkanabivura ndetse uzanye nawe ukuri kureba uzanye umuntu utiwe banyibye ejo bundi nangwe ejo nakugaruriza ibyawe byibwe. Kanya gato duhise tujya kuri story y'uyu mugabo wicaye hakurya twari ahantu bashyingura abantu mu irimbi aho avuze ati nyirukunyo amafaranga niho bamwohereje. Ibyo mwabigenje muti? Dore ukuntu twabigenjeje. Yaje atubwira ko mu ijoro ryashize yibwe amafaranga menshi cyane. Ayo mafaranga ntondayabara uko ndeba uku ntabwo ndabona n'ukwasa ariko sahi tuvugana ayo mafaranga ye arayasubizwa mu kanya urareba. Ibyo byo mwabigenje mute rero? Iri hembe uri kureba riri kwaka umuriro ubwo umuriro turagutuma ndetse n'iri hembe tukarituma rikagenda rigashika wa muntu bya bintu akabigarura ndetse agasaba n'imbabazi atasaba imbabazi tukamuha ikimenyetso. Iri hembe ni ry'icyungu? Iri hembe ni ry'akanyamaswa ka kera hano mu Rwanda ntokakibamo hari. Nakitwa gutubuka? Nakakera kitwa ingarura.
Njye ndumva afite amatsiko yo kuvugisha uyu musaza ngo tubwire imivurire ubundi. Muze imbaraga mugira ngo zo hambere muzikura hehe rero? Jewe ndavura. Ibyo mvura byose mvura byose uretse siti. Urukumva? Byose ndabivuraga pe. Abantu bose baransobanukiwe. Okay. Reka tuvugishe gato ku mugabo uri hakurya ahangaha. Niko wa mugabo we wowe ngo batwaye izo noti utubwire ukuntu byakugendekeye. Hanyuma abantu munyabugira gutya mukajya gusura abakobwa rero. Urambabaje. Muraho neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Ngo byagenze bite? Hari umuntu uri kuguhamagara ngira. Ngo byagenze bite? Ko byagenze nagiye ahantu mu kabari. Burirayo n'umukobwa. Habayeho kumukundana mutereta. Yego. Nimbita amafaranga muri shambure. Yego. Cha kubyuka nzanga yayatwaye. Yego. Amafaranga yarangaye. Amafaranga ari miliyoni 2,200,000. None se uwo mukobwa ubwo muri shambure mwari kumwe mw'indani? Twari kumwe mw'indani. Naje kubyuka nzanga yagiye. Ubwo sinzi umuntu wanangiye kuyu musaza. Yego. Aje kunangira kuyu musaza nibwo naje kumwitabaza nk'umuvuzi gakondo. Yego. Ambwira ko ayo mafaranga atararenga iminsi 3 ari bugaruke. None se iryo joro ryari rimeze ritewe n'uwo mukobwa iryo joro? Twajyamye tumaze gukora ibyo dukora, nasinziye. Maze gusinzira ubwo nibwo nabyutse nzanga amafaranga yagiye. Amafaranga yagiye. Hano rero bagiye kudufasha iki nabwiye abantu mubyibuke nababwiye ngo impamvu twabanje kubereka agace ko mwirimbi ndi kuvuga abadukurikira nuko twabanje kubereka nyine ibyabaye kuri uyu mugabo ariko ngira ngo ubu none turi kuvugana nibwo ibintu nyirizina bigiye kuba rero ubu bagiye kugukorera iki? Ubu muzehe yambwiye ko ngomba gutegereza mu minota itarenze 30 ko amafaranga agiye gukoresha imbaraga z'amafaranga ngayabona. Inama ku bantu bajya muri bano bakobwa bigurisha inama wabagira? Inama nabagira si abantu beza. Bagomba kubareka kubera ko biguhombya bikagombereza n'urugo. Gusa kubicira isokora. Mfite umugore ariko madamu nawe naje hano mu bintu atazi kugira ngo muri ayo mafaranga kubera ko twatugiye no kugira icyo tuyakoresha. Arakwiyica ko wagiye mu ndanye. Uretse nimbona amafaranga arihangana. Okay. Ubwo rero icyo navuga ngira ngo aba bagabo harya bagiye gukurikizaho iki? Mugiye kubigenza mutubungubu kugira ngo mufashe uyu mugabo. Yewe ngiye gutuma iyi hembe yitwa Nyirakazana. Akamana aradufasha yerekane ngo intumwa bagiye kohereza kuzana miliyoni 2 ngira ngo na 200. Ngiye kugatuma. Kangana gutyo. Ikigiye kubaho nuko uyu muhungu waje kudufasaba ubufasha agiye kuvuga ico yifuza. Ashaka amafaranga nangwa ashaka amafaranga n'uwo muntu. Bombi bakaza bakagera aho bahurira bamara guhura. Akamuha amafaranga ye ndetse tukamuha n'ikimenyetso kugira ngo abantu be kuja barahora barihishahisha mu bandi. Nibyo dushaka gutuma aka Kanyirabazana ngaho nacireho. N'uyu mugabo Nyirabazana ndagutumye nyirakuru kaka ndagutumye ubu karagiye kandi byugashyizemo hari kagiye kuzana uwo muntu. Data ndanguhe ya nkono yawe iri hembesi dore kwibagiwe no kubereka ibi ni ibyangombwa byanje ndi umuvuzi gakondo nabihawe na Aga Network. Hajya Aga Network ni na ishyirahamwe ryishize hamwe ry'abavuzi gakondo mu gihugu cy'u Rwanda. Dufite ibyangombwa dufite n'itsinda duhuriragamo. Iki mfashe rero iyi nyamaswa yavuye mu Rwanda kera. Iyi ntawe uyihishaga iragiye nagiye kuzana uwo muntu. Noneho tugiye guha uyu muhungu imiti. Tugiye guha umuhungu imiti yisige. Ni umupapa tugiye kumuha imiti
tugiye kumuha n'igi, nigo masubyo tugiye kumuha, ni amasubyo tumuhaye kugira ngo uwo mutwakazi wamujaniye ibintu nawe atagira iyo aja, nawe akagira ibyo amukorera kuko bararanye. Tugiye kumuha igi, namara kubona ibyo bihumbi bye ararinywa, ndetse n'uwo mutwakazi uyu muhungu agiye kuvuga ikimenyetso turamukorera. Aka ni ubujanja, ni agasimba kanyaruka cyane, ntabwo kazi wewe uracari muto. Data ni wakaye irigi rero nguhaye muhungu. Irigi ni iryawe, uragenda. Iryo gi nitumara kukuzanira amafaranga gawe, n'uwo mukobwa tumaze kumukwereka, iryo gi rirakubera isubyo. Aho uragera ugeze mu nzira naga amafaranga ukigafite utarayajanya kuri banki, urarigotomera ari ribisi. Ubu nanjye nkoye ku masubyo, sinjugarura, agarura nyir'ubutaka. Kugwa n'utuvu turisiga ugeze mu rugo tw'imitsindo n'imitsiriko, ntazagira uwongera kukwiba. N'igihe bazakwiba bazaje baragera ku byawe bagira ubwoba. Akura kisiga, uraje urakirabya mu gahanga buri mu gitondo. Zana ibiganza byawe byombi. Ibi biganza nibyo birakira amafaranga, niyo mpamvu tumusigiyemo aka gati kombi. Ubwo ago mafaranga namara kugabona, nta zindi nkurikizi yaba yagaterekereyemo, nta muterekero gurutugu dukoze. Nyakubahwa mubyeyi, ubu rero iri hembe tugezeho agiye kurivugiramo ibyifuzo bye, n'ibimenyetso agiye guha uwo mukobwa. Iyo ndaya ku buryo n'abandi bagabirajira baboneka batinya. Agiye kuvugamo icyo ashaka gukorera iyo ndaya. Dore akamureba, aka ni agahu ka kera, aka ni inzibyi. Dore iyi ni inkurakura. Aka karizo ko murakazi cyane, ni ak'imondo karavuraga cyane. Ubwo rero aka kajanja urakansubiza tumaze kubona amafaranga gawe. Uwo mukobwa agiye kwihuta cyane, tumusange he? Vuga aho turahurira nawe. Umukobwa nifuza, numvaga yanapfa kubera ko yamimukiye. Anaguteje umugore? Nanteje n'umugore. Ikibazo cy'umugore sinzi n'andi bumukire. Kumva mwamumbera igihano. Nibura niyo atapfa ariko agasara. Murakoze. Uyu mukobwa rero mubyeyi tumufashe, ari gutambika, ari kugenda. Tugiye guhurira nawe mwirimbi, tumusarishirize mwirimbi, naho gupfa ubugingo n'ubwawe mubyeyi. Ubwo nuko rero urakoze musaza, turahurira mu rimbi, reka tugende. Ushaka irimbi ryahe? Ari amarimbane, inaha ari amarimbane. Vuga iryo ushaka kuduhuriramo. Nanageze naha n'umushitsi genda. Simazi irimbi ryawe riri hafi. Nje mwamfasha. Uwo mukobwa sumuzi neza? Namusanze nangaha ye gucumbika muri lodge. Araje aragazanye. Ako kajanjura kansubizane ko kari kumwirukanyisha. Ako gati uraje urakiraba mu gahanga. Iryo giryo urarimira rizakubuza ubuhunyira nk'ubwo wagize uri guhunyiza, uri kurarana n'uwo mukobwa. Ubwo rero babyeyi muze nje kubereka uwo mukobwa. Mu mvura nyinshi cyane y'amahindu, murabona ko twese twatose. Mu by'ukuri turi kumwe n'uyu papa. Harya uravuze ko witwa nde? Uravuze ko witwa nde? Nitwa Habakurama Emmanuel. Habakurama Emmanuel. Ndetse tukaba turi kumwe
mwana bohereje ko dusize umusaza aho bo ngo bita ku Gicumbi. Mu by'ukuri kwirimbi bundi jewe ntinya kwirimbi mu buzima, ariko kubwiyi nkuru ntago twabura kuhagera kugira ngo tubikurikirane. Bavuze ko uwibye uyu mugabo mu by'ukuri murabona ko twanyagiwe twese, imvura iravuza ubuhuha, na ahantu mu misozi tuje kwirimbi ngo kuza kureba uwahemukiye umugabo cyese uwamutwaye amafaranga ye. Mwese muhabe ntihagera ahantu mujya turebe ibyo ari byo, tubwire. Njyewe namuhaye umuzana, ubu uwo mukobwa iyo ndaya ye iri hano kuri ririmbi aha tugeze. Njyewe turagiye nimutaha musanga mumenye ko imiti yanje ari imipapirano kudakora. Ubu turagiye, njyewe irimbi muri kurireba ngo irye imbere yanje, njyewe muze tugende ngiye kumumwereka. Hanyuma abantu bataza kugira ngo ni ibintu byoroheje, kuko mubona ko mu Kinyarwanda baravuga ngo umuntu aba yamondoye, twamondoye. Imvura ni nyinshi byatari, ariko niyemeje gukurikira abantu bagabo ahantu bagiye ngo gukorera ibyo bikorwa. Tubanze turebe se bimeze bite uwo muntu iyo ndaya egoko. Iri zina kuna rikoresha ubundi nta nuvuga ari byo, baravuga ngo nimba ngo basigaye bitwanga indangamirwa, ariko amugabo warabiye mu ndayijo. Nakosheje akabigase kwa nkakeza mbivuga buri munsi. Warabiye mu ndaya rwose. Nagiye mu nakosheje. So rero tugiye kureba ese uyu mu damu koko uyu mugabo bino bintu afite nibyo biri buze gutuma ayo mafaranga yawe agaruka, biragenda bite? Wa mugabo we biracamo ariyo ndaya arayibona, arayikoze icyo ashaka. Ariko twebwe ntiduhora, hahora Imana nyir'ubutaka. Aramuha amafaranga ye, ikindi aramukoresha. Ubuzima bwe nto tubufite mu ntoki, niwe uratanga icemezo c'ico turamukoresha nyuma. Imana namwe muremera buriya? Imana niyo nkuru. Ubu twagiye muri imbi rero, ngwino nje kukwereka umuntu wawe ico uramukoresha, niwe urabihitamo. Urakoze cyane. Byoroheje kujya mu irimbi wagira ngo ni ibintu byoroheje biraho pe. Twagiye tugize amahirwe. Urabona aka gasimba niko kari kumurikira aho ndi kuja. Uru ni rwo rumuri rwanje, nje ndi kugenda, amaso ganje naga. Tudatindiye abantu tugenda. Amaso yanje naya. Ahantu wananyerera urangaye. Ni mu misozi. Hanyuma hari abantu bajya bagira wenda ipfunwe kuvuga ngo kuba nabanagiye kurakuza cyese mu bapfumu. Abo bantu wenda bo ubabwira iki wowe nk'umuvuzi wa gakondo? Oya, nabyo nakazi kuko kuvura. Twebwe natwe turasenga, tuja mu rusengero tugasenga. Turasenga, ariko ibi bintu dukora nabyo tubifashishwa n'Imana nyir'ijuru, nyir'ubutaka. Ubaha ahantu rero tugiye. Uyu muntu muri kureba, muri kubona ko ameze nabi. Uyu muntu rero muri kureba, uyu muntu si we uje gushaka. Murebe neza, mwitegereze. Ni guca yari yambaye. Mwitegereze neza, imvura yose yamunyagiye. Mwitegereze neza, uyu niwe. Uyu niwe. Amafaranga nago gari hano, sindi kuyareba si n'amafaranga garahari. Amafaranga aya nakubwiye ko ariyo maso yanjye ndi kurebesha. Aya maso ngaya, iri ni rimwe, iri ni irindi, iri ni iburyo, iri ni ibumoso. Ubu ndi kurebesha aya maso, no kumva ndi kumvisha aya matwi. Ubu turahageze rero, nguyu kandi ari kuvuga ko ari we. Zana iby'abandi, zana iby'abandi, zana iby'abandi. Amafaranga gawe naga. Imana ishimwe rwose. Amafaranga gawe niyo naga. rwose, Imana ishimwe. Dore ngaya amafaranga gawe, dore rwose niko rwose. Umuntu nguyu ni uwawe. Icyo uramukoresha, mbwira icyo ushaka kumukoresha. Muga kubera ko mbonye amafaranga yanjye, kumva uyu muntu wanamubabarira. Kubera ko mbonye amafaranga yanjye rwose, niyo rwose, niyo kuba yafite niyo. Turebe neza kameramane niyerekane. Niyo amafaranga niyo rwose. Amafaranga bakujabuye naye rwose, naye wagiye mu ndaya nabyo tubivuge. Naye ngaya rwose, naye ngaya, Imana ishimwe rwose. Uzahaha uronke. Urakoze cyane, urakoze cyane. Uzahaha uronke. Urakoze cyane. Uyu mugabo ntabwo yaducika ngo hino hano, niko wa mugabo we. Ubundi bite byawe?
bite byanjye ni byiza. Uyu muvandimwe niyigire hino ahangaha nawe hagarara hano iyi noti iri hejuru uzi ko umuntu yayitiza nawe akongera akayiba. Ubundi uri mu ntoki. Njyewe ndi umuvuzi gakondo, ngaruza ibyibwe, nkavura amarozi, nkavura ibihato, mvura n'indwara bavura kwa muganga, umutima, umwijima, utararengaho ugaruka gutya n'izindi n'impyiko. Uyu niwe ufite icyo agiye kumukoresha, niba aramubwira ngo nahaguruka arahaguruka, namuhaye ubushobozi ariko ubu ndabumwatse, ubu namubwiye ngo ahaguruke arahaguruka. Nahaguruke mukoze uretse gatoya utari wagera hirya iriya twavuze ko umugore ari bukwice kubera ko wagiye mu ndaya. Umugore kubera ko mubonye amafaranga aca bitwaye, mfite ukundi kuntu nshobora kubikemura ariko amafaranga nyafite. Ubundi mu buzima busanzwe umuntu w'umupapa wubatse iyo yagize gutya akajya kwisayidira ku ruhande madame akabimenya nizanduru ariko inuru ubu turi live ari kubireba ni kashi nicyo kibazo zari zabuze. Ibindi byo ndibimusobanurira rwose muganga nuko arakuze cyane. Nari nkibaza uyu mugabo imikorere ye uravuze uti imvura ibi nibi ariko ubundi nyirizina ubarizwa he, muntu yagukura he? Njyewe inimero yanje ndaza kuyibaha, muyihereza abantu baje baramvugisha isaha n'isaha, hose ndahakorera mu gihugu hose ndagenda kuko mfite ibyangombwa binyemerera kuja aho nshaka mu gihugu hose, nambuka n'imipaka. Mu Gisaka ntuyeyo, mu Musanze ntuyeyo, Iburasirazuba ntuyeyo, Irubavu ntuyeyo, hose ndahatuye, hose ndahagera, nta hantu ntagera mu gihugu hose. Gahoro gahoro witonze nk'umuntu ufite icyizere. Hanyuma bino bintu by'ubuvuzi bwa gakondo abantu bamwe na bamwe bagiraho dute cyangwa se kubishidikanyaho, n'iki wabwira abo bantu ku kijyanye no kuvuga ngo ese haraba bita abavuzi atari bo cyangwa se gutya na gutya, ibyo bivuga kwiki? Hari abatwiyitirira koko, ariko abo batwiyitirira badafite ibyangombwa sibo. Impamvu nemeye ko muza kundeba kunsura guca nuko nzi ko ibyo nkora ari byo kandi bifite agaciro, kandi koko ibyo nkoreye uyu mugabo nawe yabihera ubuhamya nubwe mu mubaze nguyu avuge nimba y'amafaranga ataraye n'abataraye muyampenya Jane. Uriyumva ute nk'umuntu wongeye kubona amafaranga yawe wari wabuze wihebye? Nubwo nagiye kumuvuza gakondo bakunda kwita ngo nukuraguza, ariko ndashima Imana kuba uyu muvuzi gakondo ngarurisha amafaranga yanjye. Imana izamumugisha. Nubwo abantu bajya bavuga ngo mwe ntimusenga, ariko uravuze ngo murasenga mu kanya, uravuze uti natwe turasenga, ariko hari ikintu nkunda kubariza abantu, hari umuntu ushobora kuza kukureba wenda aramutse ari hafi yawe, ariko hari n'abantu baba bari kure. Abo bari kure bo babigenza bate? Abari kure hari nimero tugira ya telefone baduhamagara. Uretse gato urumva bamwibye nk'uku, ariko nturi bubashe kuhagera ngo ugende ibyo bamwibye wenda umukorere nk'ibi. Ari kure wenda ari muri Amerika, ari hehe, ari Huye, ari mu Burundi, ubu bigenza ute cyane ko mama mutari kumwe? Nabo bari kure. Iyo atanze umufuragiro tugacunda umuti, tukabona koko umuti biguyemo n'umuntu ari gushakisha, turamukurura. So impamvu narimvuze ibi ngibi twe turebwa n'isi yose, ntago ari abanyarwanda gusa, turebwa n'abanyamahanga ndetse n'abanyarwanda batuye imahanga. Narimvuze ntese uramutse utuye imahanga wabigenza ute? Wari kumva ko asobanuye. Ubwo nimero niyo muri bitwemerere gushyirira abantu ku kiganiro bakaza kuyireba. Nimero muyishire ku kiganiro rwose, aho yaba ari hose, haba mu mahanga haba hehe, nzamukorera kandi ibintu bye bizakunda neza, nta burimanganye nta n'uburyarya burimo. Ameze nk'uwapfuye none se oyabura ni ibintu nibi bimaze kumuvamo, n'ibintu n'imiti twari twamuhaye n'ihembe twari twatumye ngo rimufate, ubu ryamurekuye. Ubashobora kubasinziye, uyu muhungu niwe uramufite ubushobozi bwo kumubyutsa wenyine. Ntago twagenda tumusizanga sinava hano. Uyu muhungu navuga nimba aramusiga hano nangwa si nimba aramureka. Bashe kumenya niyihe mpamvu mwirwe neza gute mwinjira kwa muganga. Ujya buretse gatoya, twebwe turi nk'itangazamakuru kandi ni nawo umurimo dukora, turagira ngo tuvugane na muganga. Muganga arahari, tambuka hari.
winjyana nabi kuko hari mujya muninjira mudakomanze ngo akorera he muganga? muganga akorera hariya kujya bamutubwirira nababwira muganga karibu bari kugushaka. muga mwiriwe ego muraho neza ego nitwa Seti ndi umunyamakuru ndakumva Seti ndakumva tuje kubasura hari ibyo twe twamaze kubona turavuga ati ntago tugenda tutageze kwa muganga gusa bari baduherekeje bagiye batageze hano kuko bagize ngo ubwoba bwo kwa bagera hano bagomba kugera hano kuko nta kibazo gihari hano hano nta kibazo turavura byemewe n'amategeko nta kibazo gihari byasaba iki kugira ngo tube twaganira ese nakinjira wakinjira nta kibazo murakoze ngira ngo rero urabona yuko muganga amaze kutwemerera ubu tugiye kwinjira muri iki cyumba ahakorera mwakomeje kubona uriya mudamu avuga ati ntago byari gukunda kandi na nyuma yuko ntakiyicarira he hano nta kibazo ego muga murakoze amakuru yacu ni meza hari ahantu tuvuye nonaha twe tumaze iminsi 3 tuvugana n'umudamu aza kudusobanura yuko umutwari wamuca inyuma ndetse kandi akaryamana na mubyara we twagize Kigali mu kugera Kigali duhura nawe hari ku mazi bamwe bashaka no kwiyahura ngira ngo urabona yuko ngeze iwawe natose ariko batubwiye yuko ari bamufashije kugira ngo abe yafata umutware we nyuma yo kuryamana na mubyara we ni iki mukoresha byagenze gute dukoresha imiti yacu ya gakondo ni imiti twahawe n'ababyeyi n'abakurambere ni imiti ya gakondo nta kibazo kirimo ntabwo ari imiti yagira umuntu nabi muri make ni imiti itagira ikindi kintu kibazo gihari nta kibazo gihari niyo tuvuza twebwe umudamu uramwibuka umudamu ushobora kumwibuka kuko tuba twavuye abantu benshi nawe ndamwibuka nimubonye nahita mumenya muga akantu gakora iki wenda ntabwo ndi buze gukoraho kano nakavura akangaka karavura ibintu byose tugahamagara n'ibyagiye hirya no hino bose akakaravura nta kibazo kirimo aka ni agakoresho dukoresha twebwe hano tukazi dukora ni agakoresho kacu aka ni agakoresho tuvurisha akangaka hari ibyo kaba kavura iyo umuntu yarwaye amabazimu bakaba bamuroze bakaba bashaka kugira ngo bamwahuranye mu kivu akaba ari umuntu utabyara akaturagakoresha umuntu akagira gute umuntu agakira muri make agakira nta kindi kibazo kibayemo. Muganga twakomeje kubona aya mazi arimo kubira cyangwa se biriya birimo kubira biba ari ibintu bishatse kuvuga iki? Ni ukuvuga ngo ni ko umuti uba umeze kuko umuti wacu ari umuti wa originali ni umuti dukomora ku bakurambere bacu ba kera ni ukuvuga ngo tugenda duhererekanya biva mu muryango bijya mu wundi noneho mu muryango bihabwa umuntu mukuru nk'uwo muryango noneho niwe ubihabwa none mara kubihabwa bikaba ngombwa ko uwo muti ukora gutyo ni kuri muti ukora ukora ni kuri ukora yani biki birimo kwaka muga ni ukuvuga ngo kwaka kwawo ni gukora uriya muti uri kwaka kuko n'izo ngufu zawo zihorana noneho rero ubundi bigomba kugenda ni kuri aba bimeze ndabona hari abandi bantu bari inyuma y'umuryango uriya nawe se aje kwivuza oya ni ukuvuga ngo harimo abadashaka gukorana n'itangazamakuru ariko harimo umukobwa umwe wakabaye we yaza hano nta kibazo bwiraze turebe nkagira ngo rero murimo kubibona ibintu byatangiye guturagurika ndebera ntabwo biba byoroshye aha turi kwa muganga wafashije wa mudamu kugira ngo uko umuganga azakomeza kumuca inyuma azafatwe ubu n'uri ugiye kumuvura ariko uyu nguyu naramuvuye ahubwo yaraje guhigura
bitewe nuko namukora ibintu byose yari afite ikibazo cy'akazi yarangije kwiga no gushaka umugabo ariko ni ukuvuga ngo umugabo yaramubonye ni ukuvuga ngo nta kindi kibazo asigaranye ahise agenda ngwino nta kibazo umukobwa wanjye ngwino nta kibazo umwana wanjye ngwino ahise agenda ngwino nta kibazo umukobwa mwiza ako nanjye bicyakanagiza ubwoba humura ni muhumure nta kibazo kiri hano nta kibazo gihari mwegera nkamuvugishaho gatoya wamuvugisha nta kibazo sisita noneho wigira ubwoba tubwire we bimeze bite njyewe naje hano ndwaye nari mfite ikibazo narize egera hino bitatu turikira narize maze kwiga mbura akazi mara igihe kinini ncomeye sinzi umushuti wanjye wambwiye ngo nyamaze nzi umuntu w'umuganga reka mukuhuze nawe ndaza aranyakira aramfasha ndagenda ndagerageza hashize igihe gito nk'amezi 6 numva ahantu bari gutanga akazi tubwire ndagenda ndadepoza bampa akazi nuko mpita mbona n'umusheri twarashakanye twakoze ubukwe uri kuvugana agahinda kandi warakemuriwe ikibazo ndabona uvuga nk'ugiye kurira niko mvugana agahinda mfite kuko ndishimye buriya nibyo byishimo byanjye ubwo nari ngarutse gushimira muganga yego kuko nabonye bari abandi bari muri sawa nabo bari abarwayi bari baje kwivuza ni ababa hano kwa muganga byifashe gute barabicaye muri sawa ni abarwayi baje kwivuza niyo mpamvu abenshi banze kuza kuri kamera kubera ko buri wese yinjira ukurikije igihe yahagereye buriya n'igihe wari ukurikiyeho sawa urakoze ntabwo byoroshye ko ndagerageza kwicara kure muga none wenda nk'abantu badukurikiye hano ku Rugendo TV nk'umuntu aramutse afite ikibazo runaka ese aka kazi ukora cyangwa se ibingibi ukora byemewe n'amategeko hano mu gihugu cy'u Rwanda no imba mfite ibitabo mfite n'icyemezo nahawe turebe nuko mvura gakondo icyemezo cy'ubuvuzi gakondo mu Rwanda Rwanda network mu Burayi ndagusuzuma waba uri muri Amerika waba uri he hori hose ndagusuzuma nkaguha umuti noneho uhwanye n'iki humura ntacyo uhwanye n'uburwayi waba urwaye nta kibazo na kimwe gihari none wenda nko ku bantu badukurikiye hano nahabonye ibintu byinshi bigiye bitandukanye muga ibi ni ibiki koko buri kimwe cyose gifite ibyacyo kikora none se ko biri gutaruka humura niko umuti ukora buri kimwe cyose gifite akamaro kacyo buri cyose gifite akamaro kacyo uyu muti se ubundi kuki ibintu birimo kubira kuki birimo kwaka kuriya ni umuti wuriya mudamu warugarutse ngo niba ruguhigura sinzi uko numvaga mbwira ni umuti uri gukora gutya nawe uri kwishimira ko ibyo yavuwe byagenze neza nta kibazo na kimwe gihari agisigaranye nabyo nta kibazo gihari uriya nawe wari umaze kutubwataje guhigura none yaraje guhigura kuko hari ibyo mwamufashije byaciyemo nayo yaramaze kuvuga ati hari bimwe muri byo yagiye ambwira yaraje guhigura ibyo twamufashe byaciyemo nta n'ikibazo gihari kuko ibyo yashakaga byose byaciyemo nta kibazo na kimwe gihari ahubwo ibyo yagomba guhigura bya bindi agomba guhigura wabizanye hari ibyo yagombaga kwitwaza yagomba kwitwaza shyira mu kariya kibo urumva numara gushyira mu kariya kibo ongera ufate naka pfundura akari ibumoso bwawe akangaka shyiramo noneho shyiramo aha shyiramo noneho shyira no mu bumoso bwawe ubwo ngubwo sawa noneho ibyo birarangiye ahubwo zana ikiganza kora ku gapfukamunwa ku munwa huha gira gutyo uhuhe huha ongera uhuhe wegereje
rekeraho none ubwo reka ndagushakira umuti uze gushyira hahandi haruguru numara gushyira harya haruguru ubundi ibibazo byose birabirangiye ruguru ye muganga ni ruguru ku musego haryama